niko Vava. Waraye hano se? Mana naraye hano ariko naraye ku mushiti wanjye. None iki ni igitangaza. Vava waraye he? Sobanurira waraye he? Ariko se Vava, ubu koko pe uremeye ugiye kungira umusazi, ugiye kungira kumurwa amenyo kuri musozi. Vava waraye he? Kumbona wambaye night, wambaye by'ijoro kandi nzi kutaraye ahangaha. Bimeze bite? Waraye he? Naraye kwazira. Nyine rumva ejo nagiye kumureba nako ejo nayo natembereye ariko nyine mbona ngaruka bwije kandi waravuze ngo ntazongeye kunkingurira nyine rero nusubona ariko ari inyuma y'urugi. Waraye kwazera? None se Vava ko byageze saa 6 ntakubona bigera saa 7 wagiye kwazera gute? Wakomanze mu rugo rw'abandi gute? Muri icyo gicuku kimeze gutyo. Nyine namuhamagaye kuri telefone arankingura. Nusu wagiye ngo ndari hanze ko ruba umaze kubwira byishimo gusa ntazongeye kunkingurira ibicuku. Ariko mana. Ubu se Vava uragira ngo nzicuze icyo nakubyariye? Niko mwana. Nzicuze icyo nakubyariye ko? Ya, none. Ubu se ubwo nyina wazira yavuze ngo iki? Akubonye muri icyo gihe kandi ubwo wagiye. Cyamambiruga. Imurabeho babyiye. Nisore y'Uruganda. Muragira ngo ngoma. Murabona icyo maze. Muragira ngo ngoma. Murabona icyo maze. Zisi. Komera cyane. Hai hawe. Kumona amasuka kwishe. Komera nakwanduza. Bano wambaye nk'abantu bakora mu ndege rwose. Ubu turagiye. Nice. Twe dufitanye gahunda na Vava nyine. Aracyari kwitegura niyo mpamvu nari nkiri kwitembereza. Ndakubona rwose. Nese amakuru. Imeza. Ako ntabwo tubanye neza. Nese twapficyaho ubwo komeruka turi inshuti. Nde twari inshuti ariko ndikubona rwose imyitwarire yawe. Inshuti bwanjye sinzi tu. Hoya mbwira ariko urabizi twakiyunga. Ye nta kibazo pe. Nese ubushize nakubwiye ngo. Nakubwiye ko nyine yakazi. Ikumbwiye ati rwose ntegereze iminsi mikeya ugiye kubinekinikira bigende neza. None bigeze. Suko narinzi yu. Kumaze iminsi uzahanga nkabona nta uri no kunyiranda ntushaka no kunyikoza. Kaho nta gahunda dufitanye. Nukuri pe. Gusa ikintu se kibura. Iki? Nari narabyizera ko ushaka kuva hano. Gusa muhonera se. Nisubundi ngambwiza ukuri byinshi ubu hano ushaka kuhavira iki? Ura ugera ubona umuntu uri ratababaye. Uri ratababaye subaye iki? Kuna mirimo na mike y'ukora. Mirimo na mike nkora. Yaba ubahangane bwo akabimenya. Ubwabyo n'induru yahangaha yatuma hazinuka. Sikusetse. Kuze ashize ko muri abana babi koko. Wumvaga ibintu ndiko wasinze. Bya biyoga byawe bikunukaho bijojoba. Vava wagiye mu rugo rw'iwabo kwazira gute? Nago mama we yambonye nyine yankinguriye ndazinduka mu gitondo cya kare mu saa 12 nyine naringeza. Nta muntu wambonye. Mbese uri kigenda amajoro nta muntu wambonye. Wumva ko ijoro nyine nta muntu urimo kukureba. Vava reka nkubwire ikintu kimwe. Waruzi n'ikindi? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubu babonwa n'uhagaze. Ibyo kumbwira ngo nagiye nta umureba ninje mu gipangu na abarimo byonyine ubwabo. Ubu se papa wazera mama we bavuze ngo iki koko bakubonye se wakinguriwe nande? Ntago bambonye nge nahamagarizera kuri telefone arazarahingura. Bivuga ngo yagiye akingura igipangu rero gutya nta muntu n'umwe. Nta muntu wanyumvishije rwose. Nose n'ubundi ko bwari bwije cyane naryamye amasaha makeya niba mpamvu nabyutse. Bava reka twumvikane. Nubwo njya ntanga ngo ntukajye kuba muri ghetto.
nkakwangira nkumva utagomba kuva aha ngaha ngo ujye muri ghetto ariko noneho banza bigeze ku iherezo. Vava wisubireho, witekerezeho, wibuke imyaka ufite, wibuke ukuntu nakuruhiye nkakugeza aho ugeze aho ngaho, wibuke amashuri nakwishyuriye, ibintu byose ubizirikana ubyibuke, hanyuma urebe ko ugomba guhitamo kuntesha umutwe. Ubu kuko amaherezo yawe ni ayahe kwa mukobwa? Bose babara none ngiye kwisubira none umwana ntabwo bizora. Uzisubiraho kugeza ryari Vava? Uzisubiraho buri munsi ntumbwira ngo mama ngiye kwisubiraho. Mama ngiye kwisubiraho, ibyo byose ngiye kubikosora. Uhora ubivuga ubiririmba, uzabishyira mu bikorwa ryari koko? Ntuntere n'umwako. Vava basi mbwira ijambo. Promising ijambo rituma uri ntabwo bizongera. Amajoro yawe ntabwo bino bizongera. Nukuri kw'Imana ntabwo bizongera. Ubwo se muzanira igikombe ngo cyayi. Oya nta cyayi ndashaka, mu gitondo aracyari mu gitondo, kambe nicariye hariya nisomera igitabo. Kararyoshye nyine. Tari. Maze rero ufite ukuntu witetesha kunyumvuremo kini gitangaza. Wagira ngo nanjye waranandoze. Babarira rwose mama babarira. Urajya mubyibagirwe ko ari mu musozi. Aba none ntabwo bizongera n'ukuri. Ngiye kubikosora. Ndakwingiza urabizi ko mukunda. Ntabwo bizongera mana noneho biri seri. Vava. Mana ntibizongera rwose. Ngaryoherwa ko mbere yicariye hano. Basi navugaga mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ku buryo wenda ibintu navugaga utabyumvagara. Si Kinyarwanda nakoresha. Oya yego narabyumvise ariko ikintu cyari gisigaye nyine ni kimwe nuko byizera ko umuntu bagufata neza ni mu bakire nta kintu kimubura. Bavuze ko nagukunda nka uri musaza wese. Byaba babyihorere. Ni nawe uri aha ngaha. Akubwiza ukuri. Yewe watuma uyu mukutagurishije. Siwe nise mama y'ukuntu mbona ari umubyeyi mwiza. Ngenda mwikundira nubwo wabinyumvisha ngo mubyeyi. Reka da, uriya no kwiyorobeka. Hako, wari wabona ikirura cyamba uruhu rw'intama? Oya cicika. Suko kumvise kuvuga ayo magambo. Oya neza ko yagiye ugira ngo arahari. Kandi Vava nakaba ari mu. Ibyo tubireke. Nese ubwo Vava kumvise kuvuga. Oya Vava turi inshuti ntari biryanjye nawe. Kandi nyine nese yamenye ibyo turi kuvuga. Ari umushuti wanyu bambwiye ko nyine akeneye umukozi. Hako sinzi ko nyine ari ibyo. Yari yinywereye naye mbonaho. Ndaza ko njyamubaza. Ngereka nkubwiza ukuri mwana. Nakubwiye ko nkeneye akazi mbikeneye kandi ndi seri. Ako sereka nkubaza. Uwo ntari umuntu w'umugabo. Uri umugabo nyine. Nese ngubu gukora kuba umuntu w'umugabo nkora akazi ko mu rugo. Noza ibyombo ngira nti mpembwe 15 nabyo nareba nayo bakankata. Isani imenetse idongo ryameneka ibyo byose. Rimwe rimwe usanga iyo ndi gufata mfata 10, 9, 11 sinayafata yuzuye. Ubwo se urumva yo oya mwana nanjye nkeneye kwiteza imbere mwana. Shabyo rero. Nese unye ntago nakinira kwambara neza nkama. Reba nk'ukuntu wambaye. Siko nk'uwenga jyane babandi bakora mu ndege. Hano kuri mwana ndwana akabyira ariko ntacyo ndaza kubariza nokuri. None nkwize. Niga turi inshuti. Gusa ntiwumva. Ngareka debe ko yarangije ni kuri ndakubariza. Waguze kwibuka umbazi nimugoroba. Uragaruka hano? Oya umbaze kuri telefone ubwire Vava guhe nimero zanjye. Kibazo ndaguhamagaza ikisi. Ndakwiyamagarira. Sawa. Kanze mubaze rero ko yarangije. Gusa nyine mvugiye gutembera nta ribi nyine. Ni ukuri nta kibazo. Aje kunzana n'agasoda se shawe kumva mbona nta birya. Erega mama. Vava yanze kumvamo. We nenda kumva cyane. Kuko iyo nkurikije nk'imyaka mwari mumaranye muri inshuti, tureke no kuba muri inshuti, mwari muri n'urungano. Ntabwo byoroshye kugira ngo ufate umuntu mwagendanye, mwatobanya kondo, mwasangiye akabisi n'agahiye, ntabwo byoroshye kugira ngo uhite umwikuramo. Ndakumva cyane pe. Ariko mfite icyizere ko ari igihe. Ariko simbizi pe. Ko Vava yahinduka. Ntekereza ko yanandoze.
aho reka nkugorore ntabwo ari ukukuroga. Ubundi ikintu bita urukundo, rwa rukundo rw'umwimerere, ntabwo ari ikintu ufata nk'ikintu cyoroshye. Muri wowe bundi waramukunze, kandi bavuga yuko nta muntu ukunda kabiri. Niba rero hari umuntu washyize mu mutima wawe icyumba cy'urukundo ukakimushyiramo, kugira ngo kimukuremo ntabwo byoroshye. Ntabwo rero kuvuga wenda ngo yarakuroze, ntuzakeke ibindi, n'urukundo rw'umwimerere. Ariko reka ngo icyizere, nanjye sinicaye mbanganira nawe buri munsi, yewe usibye no kuganira ngerageza gushyiramo n'amasengesho, kuko ntabwo nifuza ko umwana wanjye akomeza kujarajara bene ako kageni. Kandi urabizi ko ndakubaha, ndagukunda, umuryango uragukunda, twese twe tumaze kukumenya mu muryango. Ibi byaje biguruka rero bishaka guhindura umwana wanjye, ntabwo tugomba gutsindwa. Humura rwose. Akasuba mama, nuko ko nabona umukobwa wundi akaza kanjyamo kuko akicara mu ntebe Vava yicayemo. Ubu birashoboka biba kumba mbona abandi bakobwa mbona nta kintu bavuze, n'uwongerageje gukunda wapi ntago byinjiramo neza pe. Ndakumva cyane kandi ufite rezo, ariko icyo nakubwira ni ikintu nuko utacika intege wiri. Please wicika intege, ndabizi. Oya rwose reka nkubwire, wicika intege, njye nkuri inyuma kandi ifite kwizera. None se reka nkubaze, yageze gutya nk'uwo muntu wamutwaye roho, wamusajije neza, umugurukije, nibaza ko nta n'umwaka bamaranye bamenyanye. Ni bya bindi biza biguruka abakobwa ukabona nyine, kandi abakobwa bakuze ni kugenda buhoro. Vava urabizi ni ikigero cyawe, urabizi imyaka y'urayizi. Abageze muri cya gihe cyo kuba nawe yakwifatira imyanzuro, ariko ntabwo birenga ko ari umubyeyi, ndi umubyeyi we, ntabwo agomba kwiyobora uko ashaka, kuko aracyari mu rugo rwanjye. Iki nicyo cyizere nguhaye, kuko umuntu uri hakurya reka mbyite ngo ni hakurya y'amazi, simbyite. Uwo mu diaspora wamusajije n'amadolari, niba ari amayero, niba ari ibiki ajyamuha, birashira. Wasanga bataranahura kandi bose bahuriye heze ko naganiriye nawe akambwira ko ari kuri telefone, ngo bavugana kuri video. Oya komera rwose wicika intege, urugamba turarufite kandi tuzarutsinda. Nicyo kintu ngiye nakwizeza. Akasuka ko mama, ku buryo twatsinda urugamba Vava akagaruka akongera agasubira mu ntebe ye iteretsemo mu mutima koko cyane. Jewe ndabikwijeje rwose, nukuri. Wowe tuza tukomeze tubyereke Imana, tubijyane gahoro. Nzi ko neza umukobwa wanjye azahinduka, nukuri pe, ndabikwijeje rwose. Tuza ni amahoro. Ariko se uragenda se utamurebye, wihangane gato, haraho yari yagiye ariko yambwiye ko atari butinde. Use nitwahura se ngubu uyayitonde, wihangane gatoya. Reka hari amafunguro barimo gutegura ariya mu gikoni, ureke dusangire. Hanyuma Vava nawe arabagera aha ngaha, mugire nawe byo muganira by'umwihariko. Ndabizi kuzicuza. Inde Wowe inde se wicuza? Wiri nakubwiye ko ibyanjye nawe byarangiye, ahubwo nyemerera umvire mu buzima. Ase nshakaho iki ubundi? Ubu uzanyizirika kugeza narabikubwiye, singukunda, sinagukunze, sinzanagukunda. Mfite umuhungu dukundana, nkora mbigusubiriramo, singukeneye rwose. Na mama nawe mubwiye ibintu byanjye nawe byararangiye, byakira ubyemere. Ako wabuze undi mukobwa neza muri uru Rwanda wazungurutse undi mukobwa wakunda. Kako gomba unyihambireho nkaho bakundoze. Njye hari umuntu ugeze kunterereza. umva se, njye sinabuze umukobwa nerete njye wiri. Abakobwa ndabafite kandi beza, ariko simba akeneye. Njyewe tazajya ngo njye ndi ikintu cy'igisazi kitagira ubwenge. Njye ndatekereza, mfite mind. Hari impamvu nagushakaga. Wow, iyo mpamvu ni yeze. Abo bakobwa rero mbwira nabishatse njyewe. Twamenyanye njye nta bushobozi ngira.
ubwo bushobozi ndashima Imana ko aho ngeze nta kintu bintwaye twamenyanye nta kazu ngira mu mujyi wa Kigali ubu ngubu ndi kapo umukobwa wese nashaka namubona ko nyumva neza ariko wowe wawe ameze ate ngo ugiye kundutisha Vava ibyo byose uvuze byose hamwe birakureba wowe sinshaka no kumenya sinshizwe no kubimenya umva ibyo ufite byose birakureba icyo nzi cyo no kufite umuhungu tukundana udafite n'ahantu umuntu ahuriye wowe sibyo umujama mwiza w'ibogari ufite amafaranga uturuka mu muryango usobanutse sibyo nyine vuba cyane araza no kunyuriza indege akuriza indege ashaka kukuriza indege akaba ari byo wishimiye njye narakurije umutima uwo mutima wawe ugumane niko nakubwiye jana sawa ako nkubu igenda kuba akubundi reka tuganire wabuze umukobwa mutonge reka ngishireho ngo he passe y'iki se nta n'umukobwa we muziranye njye natereta kugira ngo ubyemere neza nta mukobwa wigeze umenyana nawe cyangwa mwashuditse cyangwa mwiganye natereta y'abakobwa sinababuze abakobwa namushatse uwo ari we wese nuko nashaka kugira ngo ndebe yuko wazamberanye na w'abana bikaba byaranze ibindi nzabyigiramo reka nkubwire babarira ndakwinyiza gusabye imbabazi babarira pe birangire bishira bravo kabisa bakunzi bahuye zera biteze kamanze mu biresheri wanjye siransoje biteze ibyiza meze ute se sho sawa muranongoye pe sha nise ko muri hano turahari nyine twihagarara gutya nyine hari ibyo twavuganaga ahubwo zera inshuti yanjye uramfasha iki shike umutwaro nikora undemerereye ntazi n'ukuntu nzatura uyu muntu biri si inshuti yawe nanjye si inshuti yanjye none se ko arimo kunkura mu bintu ntashaka namuhakaniye ko ntakeneye gukundana nawe wamfashije nk'inshuti ukabimunyumvishiriza neza akabyumva neza ko agomba kunkura muri gahunda ze ubaye utamukunda nawe ntago akabaye wamuhaye n'uyu mwanya muri kumwe ntago uyu ni ukuvuga ngo maze iminsi ibi bintu bimusobanura nambwe mbabarira ndakwinginze nkura mu buzima bwawe mfite umuhungu dukundana dufitanye ubukwe uyu muntu sinzi ikintu nshaka pe Vava winjijisha wambwiye ko mwatandukanye Deje nandi kizongera ngo kubahuza ntacyo simukunda none se muri kumwe nande simukunda marambi musona singukunda yudakunda umuntu nta nubwo umunera umwanya rero ayaba rugendo umenye ibyawe unkore mu buzima bwawe unyibagirwe mbabara ndakwinginze ndakwiyamye pesha ndakwiyamye byumve ko nkwiyamye ndakwinginze nazera ari kubyumva na mama narabimubwiye igisigaye ubwo kirenze kuri ibi sinzi cyari cyo mbabarira pe ako se Vava ipaka unabivuge no mu nshuti zawe nansebye no mu nshuti zawe ntago ari ugusibya zera ni inshuti yanjye urabizi nta kintu namuhisha nawe ntakijya mpisha mbabarira rero mbikubwiye nawe byumva nta sezerano mfitanye nawe sibyo nta bana mfitanye nawe unyihambiraho nkande nta kibazo mbabarira kabisa ubwo ndabona hari n'umuntu mpamagaye kana n'abasigana izere nazo kushaka usanga mu rugo nta nubwo nsezeye se si mubaze ikibazo